abasaserdoti biyeguriye Imana ba diakoni mugiye kuhabwa, namwe bakorita mugiye guhabwa ubudiakoni. Bavandimwe, mbere yo gukomeza imihango y'itango ry'ubusaserdoti, ndagira ngo tubanze tuzirikane gato kuri iri jambo ry'Imana igice cy'umweru cya 18 dusangiye n'abakristo ku isi hose. Tumaze kumva aya masomo matagatifu ngira ngo tubihuze n'isakramento ry'ubusaserdoti. Ijambo ry'Imana muri aya masomo matagatifu riraduhishurira ubuntu bukomeye bw'Imana. Ubuntu bw'Imana bushingiye ku rukundo rwayo rukomeye dukunda. Ntabwo dushobora kumva ubuntu bw'Imana ku buryo buhagije nk'uko tudashobora no kumva urukundo rwayo ku buryo buhagije n'ubuntu itugirira. Mu isomo rya mbere hagira ati, yemwe abafite inyota nimungane ku mazi, niyo mwaba mudafite feza, niyo mwaba mudafite amafaranga, nimuze mwese nimusabe ingano zo kurya ku buntu, nimuze kandi munywe amata na divayi, nta feza, nta mafaranga, nta n'ubwishyu. Ubu ni ubuntu bw'Imana umuhanuzi Isayi yatumwe kuduhishurira. Dufite byinshi bigaragaza ubuntu bw'Imana tutajya dutindaho ngo tubitekereze, twumva byikora, we take it for granted ko ariko bimeze nyine. Ubuzima bwacu bwabwo ni ubuntu bw'Imana, tubaho ku buntu bw'Imana. Umuntu amumenya iyo amagara ye yageze ahakomeye, nibwo amenya ukuntu tubaho ku buntu bw'Imana. Umwuka duhumeka, ubutaka budufasha tugendaho, budufashe twubakaho, duhingaho, byose ni ubuntu bw'Imana, nta kiguzi. Ubusaserdoti turi nabwo duhabwa tubukesha ubu buntu bw'Imana buhebuje. Yesu Kristo niwe musaserdoti umwe rukumbi, niwe nkomoko y'ubusaserdoti, niwe soko y'ubusaserdoti, niwe rero dusangiza ku busaserdoti bwe, kandi akabikora ku buntu nta kiguzi, atari uko umuntu ari intungane kurusha abandi, atari uko hari icyo yakoreye nyagasani gikomeye gihambaye akaba bimuhembera, ahubwo adusangiza ubusaserdoti bwe ku buntu. Nyagasani atora uwo ashatse, akamutora igihe ashakiye, akamukura aho ashatse, muri uyu muryango cyangwa se undi, muri iki gihugu cyangwa se mu kindi, akamutora mu buryo ashatse kubera ubuntu bwe n'impamvu ze we wenyine azi, twe tutamenya. Tukabwakira rero impano y'ubusaserdoti ari nyir'ukuruhabwa nyirizina, ari n'umuryango we, ari natwe twese, tukabwakira nk'impano y'Imana iduhaye ku buntu nta kiguzi. Niyo mpamvu rero nk'uko tuba twateraniye hano gushimira Imana iyo idutoramo abasaserdoti, nk'uko tubiririmba, dushima Umwami Yesu emeye kudutoramo abasaserdoti, emeye kudutoramo abasaserdoti.
ubu ni ubuntu bw'Imana. No mu ivanjiri nanone twumvise impuhwe n'ubuntu bwayo agaburira imbaga y'abantu bashonje. Yesu amaze kubyumva bya Yohani Batista, ajya mu bwato agana ahantu h'ubutayu hitaruye. Rubanda rubimenye ruva mu mijyi rumukurikira ku maguru. Amaze kwambuka abona abantu benshi, abagirira impuhwe. Iyo mbaga y'abantu abagirira impuhwe kuko bari bameze nk'intama zitagira umushumba. Iyi vanjiri yagiye ikora ku mitima ya benshi, bakumva bahamagarirwa kwegurira Imana no kuba abasaserdoti, abashumba babera Yezu amaboko ngo bite ku bushyo bw'Imana. Turabona muri iki gihe abantu bafite inyota y'umukiro w'Imana, bashakisha umukiro w'Imana, bakeneye kuyoborwa ku mukiro w'Imana. Yezu akeneye amaboko ngo akenere ubushyo bwe. Abasaserdoti rero Nyagasani nicyo abahamagarira ngo abahe ubutumwa mu bushyo bwe. Nyagasani adushishikariza kwizera ubuntu bwe aho guta igihe cyangwa se kwangiza umutungo kuwitagaguza mu bidafite akamaro. Nk'uko yabwiye umuhanuzi Izayi ati, kuki mwatagaguza feza yanyu ku biribwa bitari byo, n'imari yanyu mukayitanga ku bidashobora kubahaza? Nimutege amatwi rero munyumve, kandi murye ikiri cyiza, muronkere ibyishimo byanyu mu biribwa biryohereye. Nimutege amatwi, nimunsange mwumve, maze muzabeho. Nzasohoza isezerano nagiranye na Dawudi. Umusaserdoti ahora arangamiye Kristo we bukungu nyakuri, ihirwe, amahoro n'ibyishimo, kandi akayobora abandi kuri uyu mukiro, ihirwe, amahoro n'ibyishimo. Ibyo byaranze Mutagatifu Francisco twizihiza, uyu musore waje gusanga ubukungu bw'isi n'icyubahiro nta bidasubiza inyota yari afite y'umukiro, akemera kubisiga byose kugira ngo gane Imana. Muri iyi myaka 800 amaze asoje ubutumwa, akaba yarayoboye benshi, yakomeje kuyobora benshi mu guha Imana umwanya wa mbere. Nk'uko Pawulo Mutagatifu anabitubwira mu isomo rya 2, nta n'igishobora gutandukanya umuntu n'urukundo rwa Kristo yamaze gusengera no kumenya urukundo rwa Kristo, kuko umuntu asanga yarahisemo neza, nta n'icyo yagurana urukundo rwa Kristo. Nicyo rero tubifuriza ba diakoni n'abasaserdoti mugiye kubuhabwa, guhora murangamiye Kristo kandi muyobora n'abandi kuri uwo mukiro n'ihirwe ridashira.